Muraho, iyi video ni video yo ku bworozi bw'inkoko twasubukuye. Muribuka ko cya gihe mu kwa kabiri twari twarakodesheje inzu tuyikodesha kugira ngo tuzayororeremo. Icyo gihe twayikodesheje 5 ku kwezi. Ubu rero nyuma yaho twaje kubura, hahise haza corona. Murabizi ko corona yahise ifunga amayira, bigatuma haba inganda zituraga imishwi zibura uko ziyituraga, haba n'abantu kujya kuzigura kuko inzira zose zari zifunze bidashoboka. Ubu rero kuva byose barabyoroheje, nubwo corona igihari kandi tugomba gukomeza kwirinda, ni nkaho ibikorwa byose by'ubucuruzi byongeye bigatangira. Rero kuri 20 tugiye kuzana imishwi. Tuzahera ku mishwi 100, tuzayororera kuko ari ubwa mbere tubikoze. Tuzayororera mu rugo, hari ahantu hari inzu, kugira ngo tumenye amabanga yose, amakosa tuyakosore, ibintu nk'ibyo, mbese bya bindi byose bya rwiyemezamirimo. Icyo gihe rero nibimara nitumara kubona ko koko imishwi imara iminsi 45 yakuze, tuzakomeza noneho tujye no muri ya nzu twakodesheje. Ndumva mwibuka iyo video ya mbere. Ubwo rero mukurikire kugera irangiye iyi video, kuko harimo byinshi. Turagenda tubereka uko urugendo rwagenze, ruri kugenda tunabereke n'uburyo imishwi tuza kuyakira mu rugo, tuza kuyicanira, byose murahita mubimenya. Ubwo rero niba mukunda ibyo dukora, mukande kuri subscribe, mubisangize n'abandi, mukora share na like. Haramutse hari ibibazo mushaka kumenya, mubibarize muri comment. Tuzakomeza gukora imishinga yose tuzajya tubona ishobora kubyara inyungu. Muri tohoza inoti ntabwo twemera ko ubushomeri bubaho. Ubushomeri ni ikinyoma. Wenda ushobora gukora akazi utishimiye, hari akandi wakwishimira kurushaho, ariko uvuga ngo ngende umushomeri ni umubeshyi, ababeshyi, kuko ntabwo wabura icyo ukora, ahubwo wenda wakora ikitagushimishije. Ngaho rero mukomeze mukurikire iyi video kugeza irangiye. Naramutse uyu munsi ku tariki 20 z'ukwa 10 turi kujya kuzana imishwi y'inkoko z'inyama muri faze ya test, kwa kundi tubanza gukora ubworozi butoya kugira ngo tubanze turebe koko nimba ibivugwa ari byo. Turi kujya i Kigali mu Rubirizi kuzifata. Naha mukanya uko urugendo ruza kugenda, turagenda tubabwira uko bimeze. Muribuka cyagiye mu kwa kabiri twe twatangije umushinga wazo, ariko kubera coronavirus hagiye haba ikibazo cyo gufunga inzira n'ikibazo cyo kubura icyorora imishwi. Wasangaga inganda zizitanga nta buryo bwo kuzirangura bafite. Ubwo rero ubungubu ubwo byose bifunguwe, nibwo twabonye uburyo bwo kujya kuzizana. Ngaho rero turakomeza. Turahageze ku ituragiro, twarushwe ijana turimo hano.
kapfuye. Okay, urakoze. Duhaye n'akandi k'inyongezo. Mushyizemo tubiri se? Ese ni tubiri twari twapfuye? Ngo se twe tuzajya tubimenya ko okay, tuzagenda tubimenya. Ubwo rero wadushyira hano kuri imwe. Aho imbere kugira ngo umuntu agende yicaye ku ruhande. Nta kibazo. Gufungura gute? Zibona umwuka. Ubwo kugira ngo tuzigeze ikibazo niyo zigerekeranyije. Zisaba umwuka mwinshi. Ubwo rero turagenda twafunguye kugeza nk'aha kugira ngo akayaga kajyemo. Okay. Ubwo turahugurwa dutese n'iki kindi dukora. Ni ubwa mbere tugiye kubikora. Muduhe iyo vaccination schedule. Muraho, iyi ni iminota ya mbere zigeze hano. Izi ni za nkoko 100 twe twagiye kuvana i Kigali. Murabona ko twazicaniye. Imwe mu mbabura twakoresheje twabumbishije. Murabona ko nta kigenda, iri kwaka nkaho ari akabindi nyine. Mu mazi rero twashyizemo anti stress ko zakoze urugendo zifite stress nyinshi. Amazi ya mbere ugomba kuziha abagomba kuba arimo anti stress. Tuba dukwirwa ahantu hakeya. Ubwo uko zizajya zaguka, uko zizajya ziba nyinshi, zibyibuha ngo nanjye ziba nyinshi, niko tuzajya twegezayo aka kaberso kagenda kaguka. Hari n'igihe tuzanagakuraho. Bite? Ese mwateye umuti ku nkweto? Ntabwo mutuzi? Mwatubonye murebe amatsiko ashire. Ubundi hano ntabwo ari ubukeneye, sibyo? Ashabutse kugenda nyimura iyi yindi yanze. Ngeze kurya wagize ngo ibyo kurya rwose. Ibyo kurya ntacyo biriye. Njya ari uko ngo ndaza kurya. Ntabwo baryama. Dufite inkoko ntabwo uryama. Iyi ni imari. Inkoko 100 ni nyinshi cyane. Ubu turacyari tariki 20 z'ukwa 10. Ndabyutse saa sita zirabura iminota 5. Nje kureba ko imbabura zitazimye. Sanze saa sita z'ijoro zirabura iminota 5. Sanze imbabura zenda kuzima. Ubwo ndaje mpita nongeramo amakara. Imwe yo yasaga n'iyazimye
nongeyemo amakara ndi guhungiza. Ni ngombwa ko hahora hashyushye, ni ngombwa ko hahora hashyushye. Ubwo no guhungiza uyu munsi nta kuryama, ni kuzamara icyumweru cyose umuntu abyuka hafi buri masaha abiri areba ko imbabura zitazimye. Ariko rero nk'uko mubibona ubushwi bwose bumeze neza, nta na kamwe gafite ibibazo. Buri guhura n'ibibazo cyane cyane iyo buri kugwa muri iriya drink. Sinzi impamvu ziri kugwamo drink, bambwiye ko imishwi nayo izikoresha, ahari nuko ari umunsi wa mbere uko zizajya zikura, kuko buri munsi zirakura, buri saha zirakura, bizajya bigenda neza. Ubwo uko nzajya mbyuka nzajya mbereka uko zimerewe. Ego ubu turi saa 8 z'ijoro, ndaje nanone gusura ngo ndebe uko bimeze. Ndumva ubushyuhe bumeze neza, nubwo nta thermometre mfite, ariko murabona ko amakara yashizemo mu mbabura zombi nari negejeyo. Turebye imishwi nayo muri rusange imeze neza. Ubwo ngiye kubanza gukaraba intoki na desinfectant, mbone kuzigenzura n'intoki, mbone hanyuma nshyire amakara kuri izi mbabura. Ubwo saa 8 zageze ndakeka ntarongera, nyuma ya hano nimara kuzuza imbabura ndakeka ntaza kongera kongeramo andi makara. Ubu ni nkaho ni nka 1/5 cy'umufuka twamaze muri iri joro rya mbere, ariko uko zizagenda zikura ndakeka tutazakenera kuzishyushya cyane. Ubwo rero reka nshyireho nkarabe n'intoki kuri ya desinfectant ya yindi naberetse, mbone kuzigenzura nkoramo n'intoki. Aka gapompe murabizi ko mu bworozi rwose ni ingenzi cyane, gafasha muri byinshi, Ubwo ndakaraba n'indi no gufilma. Ubwo ni nka ntuza, ni nka urabona uko bwirundanyije gutya, ni ukuvuga ko ubushyuhe bwagabanutse. Kuri aya makara yashizemo ubushyuhe bwagabanutse. Ubu ngiye gukoramo ndebe ko hari nk'akagize ikibazo. Kamwe bwose buracyari buzima. Bwose buracyari buzima. Ngiye kongera amakara mu mbabura, ungize gatoya, hanyuma nongere ngende. Ndaza kugaruka saa 9 nanone, saa 9 n'igice bije. Ntabwo mbizi, wenda aya makara araza gukesha, ariko ndayapakiye we. Urabona ko nyapakiye. Ubu icyo ngiye gukora ni uguhungiza
kugira ngo afatwe nibuzeho gakeya mbone kugenda. Murabona ko buri uko nza maramo nk'iminota 30 ndeba, hanyuma nkaza kugenda nanone, nkaza kugaruka nyuma y'isaha yuzuye. Kuko rero nsanzwe ndi umuntu n'ubundi utaryama, ni ibintu byanyoroheye. Ndi kuba nagiye ndi kujya kuri computer yanjye akora akazi kandi katohoza, nkakora website, nkareba tohoza nimba nta kibazo ifite. N'ubundi ngewe ibi ngibi ni ibintu binyorohera kutaryama. Rero wowe uryama wikundira ibitotsi, ubwo uzashaka umukozi uramutse ushimye uwo mushinga uzajya ukubyukira kugira ngo arebe niba icyumba gishyushye bihagije cyangwa n'ubushwi nta kibazo bwagize. Kuva na kera ndi umwana nafataga iminsi 2 nkayifatanya bikaba umunsi umwe. Rero kuri ngewe ni ibintu bisanzwe. Ubu nshobora kuzaryama nanone nijoro, ntigeze ndyama iri joro rigiye gucya. Ikintu cyose ntawe ukibona mu buryo bworoshye. Nk'ubu rero murabona ko biri kugenda neza, kuva twazigejeje mu rugo nta na kamwe gapfuye. Kugeza ubu nta na kamwe kari kagiriye ikibazo. Ubwo turakomeza kutwitaho, murakomeza kubimenya. Ningaruka nanone saa 9 ndabereka uko bimeze. Ubu tugeze saa 10 za mu gitondo, bwenda gucya, hasigaye isaha. Murabona ko ya makaro nashyizemo saa 8 akiriho. Aya rero nk'uko nabivugaga cya gihe, nta yandi ndaza gukenera gushyiraho. Urabona buraba bukeye kandi ziraba haraza gushyuha. Ibyo kongera kuzicanira birongera ari uko wenda umunsi ubaye mubi, cyangwa se ari uko bwije nijoro, kuko inaha buri gihe nijoro haba hakonje. Nta kundi wabigenza usibye gucana. Tuzacana nibura icyumweru cyose, igihe cyo kugira ngo imishwi ubu bwoya bufite buhinduka amababa, ku buryo buzaba bwambaye neza nta kibazo. Urabona ko buri kurya, buri kunywa, byose ndabona nta kibazo. Ubu nanjye najya kuryama, kuko mu kanya saa 11 saa 12 haba habyutse abandi bantu bashobora gukomerezaho kuzicunga. Ubwo rero murabona ko wa mushinga wacu twawutangiye kandi ibintu biri kugenda neza, kuko imishwi yose twayizanye ari 102, bakongeza 2% y'imishwi waguze, nta na kamwe kari kapfa. Ibyo rero ni ibyo kwishimira. Bibashije kurokoka icyumweru cya mbere, ubwo twaba twizeye ko inzira y'ubworozi bw'inkoko twayitangiye neza. Ngaho rero ibindi bisobanuro ku bindi bintu ku byerekeye n'ubu bworozi bw'inkoko muzagenda mubihabwa mu yandi mavideo. Mu kanya ngiye guhita nkora video y'uyu munsi, hanyuma muyirebe. Naho ubutaha, bye bye. Kandi nimwibagirwe gukora subscribe abatari bayikora, nimwibagirwe
kulayikinga iyi video, kuyisharinga, kuyisangiza abandi. Mubikore rwose niba mukunda iyi gahunda yacu twatangije ya Tohoza Inoti. Twebwe muri Tohoza Inoti, muri Tohoza ntabwo twemera ko ubushomeri bubaho, ahubwo wenda igishoboka ni uko ushobora gukora akazi utishimiye. Nimba warumvaga ugombaga gukora akazi ko kwambara costume ukicara no mu biro, ariko ntabwo twemera ko ubushomeri bubaho. Ikibaho gusa ni ubwoba bwo kwishora, ariko ibyo gukora birahari, kandi byose tuzajya tubereka, tubishyire mu ngiro, tubereke intambwe ku yindi byose uko bikorwa, inyungu, amakosa abantu bakora, kuko natwe tuzayakora mu mishinga tuzajya tubereka. Byose muzajya mubibona kugira ngo mubashe gutinyuka, mwebwe mu gitinya. Muri Tohoza Inoti nta bushomeri bubaho, ikibaho cyonyine ni ubwoba. Shirika ubwoba rero. Bye bye.